twongere twiyubake tugirane urukundo tubane mu mahoro ndetse n'uzashaka kutwitambika tuzamurwanyirize kure dukoresheje imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana n'ubuyobozi Uwiteka yaduhaye. Ndabizi bamwe ntibamwishimiye ariko Imana iramwishimiye. Imana ishimwe. Imana iramwishimiye abavandimwe kandi abandi natwe bamwe turamwishimiye kuko yatumye imibiri y'abacu ivaho yari isandaye. Tunezezwa nuko abacu batakiri ku gasozi banyanyagiye, ahubwo dushimira Imana, dushimira n'uwabigizemo uruhare kugira ngo iyi mibiri yegeranwe. Uyu munsi tufite aho turi kuyibukira. Twarambaranaga nako kuko nanjye hari akenda nari ifite kiwe nako gafite agakandara kanjye. Twari inshuti cyane. Ngiye kubona igihe kimwe nkajya mbona birukankanya umuntu bamugeza nko hano hepfo mu gisambu ntibabatsindaga kure, nkabona baramutemye. Byamviremo nihahamuka rikomeye cyane muri iyo minsi. Imana itaza kuzana ingabo z'igihugu ngo izanemo perezida baze badubohore, baze badutabare, ntabwo tuba tukiriho. Nubwo byari bimeze uko natwe ntabwo byari bitworoheye. Nyuma y'urugendo turabashuje cyane, turabakumbuye kandi turabishimiye. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibishimire, Imana nibayobore ibihe byose. Ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye cyane byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwebwe mwese turabihanganisha kugira ngo Imana ariyo ibakomeza. Rero mu mwanya dufite tugiye gukora ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana niyo ituruhura, Imana niyo iduha gukomera ibihe nk'ibi ngibi turimo, kuko Imana niyo yaturemye n'iduha umwuka wo guhumeka. Reka twebwe twese dufatane mu mugongo tuvuga ngo twibuke twiyubaka. Mwebwe mwese mutwumva kandi mudukurikira, mutuye mu Rwanda, namwe mutuye hanze y'igihugu cyacu muri diaspora, navuga ngo twibuke twiyubaka. Imana nibaha umugisha rero kandi Imana nibarinde. Muri uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana. Ntabwo aribwo bwa mbere twamwakira, n'ubwa kenshi cyane muramuzi. Reka muri uyu mwanya tubashe kumuha umwanya abe yadusuhuza, namwe basuhuze, kandi tubahaye kaburibu namwe mudukurikire muhere ku munota wa mbere muwurangize mwumve icyo Imana idushakaho. Ni karibu rero mukande subscribe abatari bayikanda, namwe mwayikanze. Imana nikomeze kubarinda kandi Imana ibashoboze. Mukozi w'Imana tuguhaye karibu, udusuhuze, usuhuza abakozi b'Imana kuri kamera z'Umuremyi TV. mbere na mbere mbanje kubasuhuza, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibakomeza imitima mu gihe turimo. Ni igihe kitoroshye, ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye, ni igihe turi kwibuka abacu, ba data, basaza bacu. Muri make ntabwo bitworoheye. Ni igihe mbese kigoye abagenzi, ariko hamwe n'Umwami Imana ndizera yuko
umwami waduhaye umucunguzi akaducungura akadutabara urugamba rugeze mu mahina akaturengera. Ndizera ndashidikanya ko akiri kumwe natwe. amen. Rero amazina ni Judith Nyirandikubwimana, wa mugore watoranyijwe n'Imana cyangwa se wahamagawe n'Imana mu gihe gikwiriye. Rero ndashimye cyane kuko nanjye ubu nicaye ahantu hari mu bapfuye, cyangwa se ngo nanjye mbe naribagiranye. N'abandi rero bakiriho dufatanye gushima Imana yaturinze, dushimira n'umubyeyi wacu perezida wemeye kwitanga akabohora igihugu, tukaba turyama tugasinzira. Nagira ngo dusenge iryo sengesho dushimira n'ingabo bakoranye bakadufasha kubohora igihugu, bakaza bakabohora igihugu. Uyu munsi wa none tukaba turi kwibuka, ariko biturukiye kuri we n'Imana yamuhaye ubwo butware. Kuko iyo itaza kumushoboza ibyamuhigaga byari byinshi, byari kumutangira mu nzira bikamurangiza. Ariko kuko Imana yabashije kumurinda akagera mu gihugu akakibohora, ndetse n'ingabo bari bari kumwe n'abo bakoranye, mufashe dufatanye gushimira Imana, tumusabira n'umugisha. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. amen. Rero abo mu Rwanda, abo mu isi yose, abo muri diaspora, ibihugu byo hanze, munteze amatwi. Ntabwo binyoroheye cyane kuba nicaye ndi kuvuga kuri ibi bintu, kuko mu bintu mubo byakomerekeje nanjye ndimo. Ariko ndashimira Imana ko yaturindanye ikarinda abantu bose. Muri rusange tukaba turiho turi amahoro, kandi tukaba dushimira Imana yuko yaduhaye umutabazi. Nukuri Ndumva aricyo tugiye kugenderaho dusenga kugira ngo Imana idukomeze, kandi ni ukuri idukomereze imitima, ndetse niduhe n'imbaraga, dukomereze amaboko, dukomeze n'amavi asukuma, amaboko atentebutse yakomeze. Urabishoboye witwa Uwiteka, izina ryawe witwa Ntihemuka, uri uw'ubutwari, urakiranuka, witwa Imana ishobora byose. Aya masaha turagushimiye kuko twicaye ahangaha turiho turi bazima duhumeka. Hari benshi bagiye, ababyeyi bacu twarababuze, barumuna bacu, bakuru bacu, basaza bacu, mbese inshuti zacu, imiryango yacu, ariko twe waraturinze, ntacyo twatanze. Kandi nabo bagiye nta rubanza bafite, bagiye nta byaha bitumye barimbura, ahubwo barimbuwe n'icyaha cy'urwango cyangwa se icyaha cy'ishyari. Icyo nicyo cyabarimbuje. Nanjye nicaye imbere yawe rero mpamagaye gukomera k'Uwiteka, ngo kongere kutugarukeho, kuri ishyari muri twe, kuri urwango muri twe. Mesiya n'uyu minsi urabizi ko ishyari ryica, urwango rukica. Muri make uko batwanze niko baharanira kutwica. Ariko mpamagaye izina ry'Imana rikomeye kandi rifite imbaraga n'ubushobozi, ngo iryo ryururuke Mesiya rize ribane natwe,
rize rikorane natwe kandi mboneyeho gusabira umugisha umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame. Mana iyo atatubera umucunguzi nk'uko wari umuzanye, ahacu haba haribagiranye, muri make iyi si iba yariyubitse. Ariko nk'uko wicaye mu ijuru ukavuga ngo ninde wajya gucungura abantu, ukabona ko Yesu yamanuka gucungura abantu, ni nako warebye mu isi uravuga ngo ese ninde watabara umuntu. Witegereje mu ntwari zari ziriho ubona nta ntwari n'imwe yo gututabara ihari. Witegereze mu ntwari zari ziyoboje igitugu ubona nta yari irimo yo kudutabara. Ariko uragenda ureba umwe mu bana wari waratoranyije, warasize amavuta y'igikundiro, akiri umwana, akiri urusoro mu nda ya nyina, uramutoranya. Wanyuze mu ntambara, yabaye nka Dawidi, warwanye intambara nyinshi, wavunitse, wakubiswe, wababajwe, wishwe n'inzara, wabaye mu mazi, waraye mu bihuru. Uravuga ngo va muri icyo gihugu ujye gutabara u Rwanda kuko nta wundi wari kurutabara. Utuzanira umucunguzi wacu, nuhabwe icyubahiro kuko wamuduhaye. Tumusabiye umugisha, tumusabiye umugisha muri ibi bihe, tumusabiye umugisha muri iyi minsi ndetse n'abo bari kumwe, kuko ukuboko kwiwe konyine ntabwo kwari kuducungura, ariko amaboko bari bafatanyije yabashije kudutabara. Uyu munsi turiho kandi turagushimira ko turiho Mana, nuhimbazwe. Sabye umugisha rero kubw'ibyo, sabye umugisha kuko wabanye natwe, sabye umugisha kuko wamuduhaye nk'icungu yacu. Kandi unyemerere rata, n'ubundi ndabizi ntibamwishimiye, n'ubundi baramurwanya kubera yuko yatumye amahoro asakara, atuma isi yuzura umunezero. La topene wa yasire mora, yatumye isi igihugu gitakwa indabo z'ibyiza, yatumye dukira amavunja, atuma dukira ubuheri, atuma dukira ubuzima bubi twari turimo, atuma tuva mu bwiherero buruhije cyane. Uyu munsi nubwo tubabajwe no kwibuka abacu, ariko twebwe turi amahoro kandi turambara tugasa neza, tugatambuka kandi twaryama tugasinzira. Turagushimiye rero kuko ubikoze. Twe tugusabye uburinzi bwo gukomeza kumurinda uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze rero umukozi w'Imana, nakwibariza ngo muri iki gihe nk'iki gihe mwari muri hehe? Wenda watubwira akanya gatoya mu gihe tutari twajya mu ijambo. Imana ishimwe. Ibi bihe bijya kuba, nari umwana, ntabwo nari nkuze cyane. Afite nk'itandatu. Nari umwana mutoya, afite nk'imyaka 6. Nari mfite data wacu n'abavandimwe n'inshuti nyine z'abana hirya no hino. Nabaga ahantu bita yari komine ya Mudasomwa. Hari ahantu bitaga muri Nyakabingo, niko numvaga bahitaga ngo ni komine kera. Muri komine ya Mudasomwa. Ibindi by'imidugudu byo ntabwo mbizi, simwabimbaza kuko sinabimenya. Bijya kuba rero ari ukuntu abana baba ari inshuti, batizanye utuntu. Ari akana kari inshuti, kari agashuti kanjye cyane twanganaga. Nari naratije umukandara
twarambaranaga nako kuko nanjye hari akenda nari ifite kiwe nako gafite agakandara kanjye. Twari inshuti cyane. Ngiye kubona igihe kimwe tubyutse ari mu gitondo nko mu masaha yari hataraba nimugoroba, hari hataraba nimugoroba ariko bwari butaranacya cyane. Mbona umuriro uri kugenda ugurumana impande zose ku ngo z'aba bashuti banjye bagenda batwika. Nirukanka kubaza nyogokuru twabanaga, arambwira ngo ninjye mu nzu. Ndabwira hoya reka njye gutabara, dore kwa bajya aka kantu ko bakitaga singibuka neza kuko urabizi urumva haciye igihe kinini. Ariko reka njye gutabara agashuti kanjye ndumva ngashaka, dore hahiye. Arambwira ati hoya mwana wanjye, hoya. Aranshyira mu nzu arankingirana. Haciye bukeye bwaho himenyemo abantu basanzwe bacaga ku irembo iwacu bafite impiri ziteyemo imisumari, bafite inkota zipfundikirwa, bafite n'amacumu asongoye. Nkajya mbona birukankanya umuntu bamugeza nko hano hepfo mu gisambu ntibabatsindaga kure, nkabona baramutemye. Byamviremo n'ihahamuka rikomeye cyane muri iyo minsi, kuko urumva iyo umwana ukabona ibyo bintu biba bikaze ntubura guhahamuka. Nyuma rero byaje kurangira bahindukiye, kuko nibwo nari nkigera kwa nyogokuru, bakajya bibaza ngo nyogokuru yankuye he, bashaka natwe kuza kudutera. Data wacu yari muremure cyane, afite izuru ryiza rirerire, hanyuma nawe bakajya bamutangira buri munsi bashaka nawe kumwica. Ariko Imana yaramurinze, ariho ntabwo bamwishe. Rero ndashimira Imana yabanye natwe. Ntabwo byari byoroshye. Hari abana batatu papa yaje abana nabo, amaze kubana nabo mama nako niwe nitaga mama nyogokuru. Mama ntabwo nari muzi icyo gihe. Abana nabo, amaze kubana nabo aragenda arabafata arabahisha, ndetse tukajya twihishana tukaba aho yagiye aduhishahisha. Nyuma rero biza kugezaho igenza make we na mama wabo araboneka arabatwara. Amakuru yabo ubu ntabwo nyazi, kuko baje guhita bimukira i Kigali, twebwe dusigara iyo mu ntara. Ariko mu by'ukuri shimira Imana yabarinze, ndetse nanjye ikandindana nabo, twese ikaturinda ikaturokora. Aricyo gitumye rero nicaye ahanezerewe. Imana yaturinze, nubwo nshuti zanjye, bavandimwe, abanyamiryango, nubwo bitatworoheye, ariko munyemerere ibi bikomere ntibitubiheranwemo cyane,
ahubwo twongere twibuke Imana yadutabaye natwe ikadukiza, ndetse twishimire n'Imana yatuzaniye umutabazi, kuko namye mbivuga kuva mbere. Iyo Imana itaza kuzana ingabo z'igihugu ngo izanemo perezida, baze badubohore, baze badutabare, ntabwo tuba tukiriho. Nubwo byari bimeze uko, natwe ntabwo byari bitworoheye. Nyuma urugendo rwabaye rurerure, tuva aho twabaga, batujyana mu nkambi kuturindiramo, mbese tugenda duhunga. Bivuze ngo bajya bavuga ngo ingaruka y'icyaha ni urupfu. Aba bantu babikoze bishimye, banezerewe, bamenaga amaraso bumva banezerewe, bafite ibyishimo, binezeza. Ariko Imana yari ibahanzeho amaso, yari izi ko izatuzanira umucunguzi se cyangwa umurengezi, akaza akatugirira neza, akatubohora cyangwa se akadutabara. Rero dushimira Imana yaduhaye kuba turiho natwe. Abacu baruhukire mu mahoro, imibiri yabo iruhukire mu mahoro, kandi ni ukuri, aho kugira ngo duheranwe n'agahinda ko kubaririra, ahubwo duharanire gusaba iherezo ryiza, kugira ngo tuzahure n'abacu tugeze mu gihugu cy'ahera. Ni ukuri. Numva ari cyo cyiza, kuko bo barasinziriye ariko nibakanguka. Ndabizi neza ko bapfuye nta cyaha bazira, bapfuye nta cyaha bakoze. Ndabizi neza ko bahemukiwe, ariko mufashe nshuti zanjye, bavandimwe, tubasabire umugisha, ahubwo tubasabire kuruhukira mu mahoro, ariko cyane natwe twisabira kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, byibura mu gihe tuzaba turangije uru rugendo tuzahure n'abacu, kuko Bibiliya iravuga ngo tuzahurirayo n'abera batubanjirije urugendo. Nta bandi batubanjirije urugendo rero, nta bandi bera baribo, ni abangaba, ni bariya twabuze, ni bariya twabuze, ni aba babyeyi bacu, ni aba basaza bacu, ni barumuna bacu, mbese ni abavandimwe bacu. Ndasabira umuntu wese rero uri muri iki gihe wahuye n'igikomere, musabira gukomera umutima, musabira kwihangana, agakomeza urugendo, kugira ngo azahure na papa we, azahure na mama we mu gihe tuzaba dushoje urugendo. Imana ishimwe. Nicyo numvaga nifuza. Aho ubundi ibyabaye byo byarabaye. Hari umusozi nibuka ari wo wari utuyeho uwo mushuti wanjye, cyangwa se ari wo wari utuyeho bashuti banjye. Nta n'urugo na rumwe, uru rumwe gusa rwigeze ruharokokera. Ari ahantu hari pinusi, hari pinusi. Pinusi murayizi, ni ishyamba. Twajyaga tujya gutoramo inkwi, nta kitagukomeretsa. Wakireba ukabona utuntu utamenya. Twaragiye dutandukana, ariko ndashimira Imana yabashije gutanga umutekano, bagatoragura iyi mibiri, bagakura ku gasozi uko byari binyanyagiye kose, barangiza bakayishyira mu buruhukiro. Ubu nayo ikaba iruhutse. Tunezezwa nuko abacu batakiri ku gasozi banyanyagiye.
ahubwo dushimira Imana, dushimira n'uwabigizemo uruhare kugira ngo iyi mibiri yegeranwe. Uyu munsi dufite aho turi kuyibukira, ariko kiriya gihe ntabwo twari kubona aho tuyibukira. Ziko twari twaratatanye, nta n'uwamenya ngo yamutora he cyangwa yamukura he. Ariko mufashe muri aya masaha y'umugoroba dushimira Imana yatumye ituzanira umucunguzi. Dushimira n'uyu mucunguzi cyane, ndarigarukaho, utaratumye imibiri y'abacu ikomeza kunyanyagira, itaratumye ikomeza gusandara. Ndabizi bamwe ntibamwishimiye, ariko Imana iramwishimiye. Imana ishimwe, Imana iramwishimiye abavandimwe, kandi abandi natwe bamwe turamwishimiye, kuko yatumye imibiri y'abacu iva aho yari isandaye, iva mu matuwareti, iva mu mashyamba, iva mu myobo. Uyu munsi dufite aho tuyibukira, kuko kiriya gihe wibuke ko utari kujya kwibuka mu ishyamba, utari kujya kwibuka muri tuwareti z'abandi, utari kujya kwibuka muri tuwareti z'abandi, utari kujya kwibuka mu ruzi, utari kujya kwibuka mu byobo. Ariko dushimira Imana ko tumenya ngo imibiri y'abacu iraha, iyi tariki turayibutse, iyi tariki turayibutse. Rero komera wihangane, ambara imbaraga, ongera usanwe umutima. Birashoboka ko bagusize icike, ariko wizere Imana, ukomere, wambara imbaraga, wumva ko ufite umurengezi, wumva ko ufite Imana yawe. Mbese muririmbyi yuzuye umwuka ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. Imana ishimwe. Natwe rero turahirwa kuko dufite Imana, umutabazi uzaturengera mu makuba. Numvaga aricyo nshaka kubagezaho, nshaka kubabwira ngo dukomerane, twambara imbaraga, twambara imbaraga. Kandi mbwira n'aba bantu babikoze, ari uri muri gereza, ari utari muri gereza, agira umutima wo guca bugufi, agira umutima wo gusaba imbabazi, agira umutima wo kugarukira Imana, arebe ko yishe mwene se ntacyo bapfa, arebe ko aya yari amaraso amwe. Imana ijambo ryarambwira ngo ituye muri twe, ikagendera muri twe, ikavugira muri twe, muri make ikorera muri twe. Imana ishimwe. Ariko twebwe nk'abantu urwangano rwatujemo, bivuze ngo twaritoye tuba nka Kayini na Abeli. Imana ishimwe. Nta kindi cyatumye Kayini yica Abeli, ni ishyari, ni ishyari yamugiriye. Rero nashishikariza abantu ngo mureke aya mashyari, kuko aya mashyari yaraduhemukiye, aya mashyari yaraduhemukiye, aya mashyari yadutwaye abantu, aya mashyari yadutwaye ifura twakundaga, aya mashyari yadutwaye inshuti zacu, aya mashyari yadutwaye abavandimwe, amashyari yadutwariye abagabo, amashyari yadutwariye mbese abana, amashyari. Mureke ibi bintu, twongere twiyubake, tugirane urukundo, tubane mu mahoro. Ndetse n'uzashaka kutwitambika, tuzamurwanyirize kure, dukoresheje imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana.
n'ubuyobozi Uwiteka yaduhaye. Amen. Imana ishimwe. Ngira ngo mujye mubibona iyo hagize nk'ahantu bahaguruka gushaka gutera u Rwanda ngo baruhemukire, umuyobozi Imana yaduhaye ahaguruka cyane akajya kwitambika, ingabo zacu zigahaguruka, zimwe zikabigenderamo, ariko kubera urukundo zigize gute zidukunda. Imana ishimwe. Amen. Wakubaza ngo ese zikwitangira uri mwene nyina wazisubiza, ariko kubw'urukundo zidukunda ziragenda imipaka zikayifunga. Imana ishimwe. Zikayihagararaho, hanyuma icyari kigiye kwinjira kikananirirwa mu nzira hamwe n'Imana ishobora byose. Bavandimwe, nshuti zanjye, miryango, mureke twiyubake, twubaka imitima, twubaka ubumwe, twubaka ubushobozi, twubaka ubwenge, duharanire gukora dutera imbere, ntiduharanire urwango, amashyari, ntiduharanire ubuzima bwo kumva twakongera tukamarana, tukicana, tukabagana. Oya, tureke icyaha cya Kayini na Abeli, ahubwo twakira imbaraga z'Imana. Turwanye uturwanyije, ariko twe kurwanya utaturwanyije, kandi uturwanyije nawe tumusabire Imana ishobora byose igenda imuneshe kandi izamutuneshereza nk'uko n'ubundi yatuneshereje bariya. Imana ishimwe. Rero numvaga aricyo nifuzaga kuvuga muri aka kanya. Numvaga ashaka kubagezaho uku gukomera kw'Imana, ngo dukomerane, twambarane imbaraga, tuzamurane, dusananirane, mbese tubere nk'ababa nk'uyu mugabo wari uri muri iki gihugu ayoboye ingabo se cyangwa se ayoboye abarinzi, ngo iyo amaboko yatentebukaga ngo hari abantu bamufataga mu maha bakongera bakazamura aya maboko. Bivuze ngo aya maboko kugira ngo akomeze azamuke ni imbaraga zacu, kugira ngo aya maboko akomeze azamuke ni isengesho ryacu. Niduheranwa n'agahinda umwanzi aradutera, ariko mureke aka gahinda tugafatanye no kwizera Kristo, tugafatanye no kwizera Imana. Tuvuga ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Tuvuga ngo kandi mpamya yuko izina ryiwe riri ku mutima wacu, ubwo atuvugira nta mwanzi wamutwirukanaho. Imana yacu ishimwe. Uyu muntu, uyu muremyi, uyu mutabazi, ubwo atuvugira nta mwanzi wagira gute wamutwirukanaho. Nshuti zanjye, aho uguranwa n'agahinda wibuke ko uryamye mu nzu wararyamaga mu gihuru, uvuga ngo shimiye Imana y'amahoro yatumye ndyama mu nzu. Imana ishimwe. Gihe kimwe twakoze urugendo duhunga tujya Kongo, ndeba ishyamba rya Nyungwe twanyuzemo, ndeba imirambi iryamyemo, ndeba abantu bayiguyemo, nditegereza nubwo nari umwana muto, ariko nta mahoro twari dufite, nta mibukiro twari dufite, nta n'igihe cyo kwibuka twari kubona. Ariko dushimira umwami w'abami waduhaye n'igihe cyo kwibuka abacu. Imana ishimwe. Akaduha igihe cyo kubibuka, akaduha igihe cyo kwibuka, mbese tukibuka tukavuga ngo iyi tariki, Imana ishimwe, iyi tariki y'uyu munsi y'ukwezi uku tubashije kwibuka abacu. Dushimire n'Imana ko iyi tariki
mu gihe bari kuranduza ibiteja biteze by'ibishyimbo, batema amasaka ateze, inka bashwanyaguriza ku gasozi, twibuke ko uyu munsi twebwe turiho turyama tugasinzira. Ahubwo mufashe namwe dufatanye gufatana mu maboko, dushimira Imana yatubaye hafi, yaturengeye. Shaka kuvuga ngo yenda kuki itahabaye kiriya gihe, ariko si uko itari ihari. Kayini ajya kwica Abeli, Imana yari ihari. Haleluya. Ndetse Imana yakundaga Abeli cyane. Imana yakundaga Abeli. Hanyuma ariko kubw'ishyari rya Kayini, Imana yashidutse Abeli yamaze kugira guti, yamaze gupfa. Ahubwo imuhora icyaha yakoze nyuma, ariko itamenye ngo ese Abeli yishwe gihe ki. Bivuze kuko ijambo ryarambwiye ngo yaramubajije ngo Abeli murumuna wawe ari hehe. Kayini aravuga ngo nsimbizi ntandeba, ariko Imana yari yamaze kubona ko yamwishe, yabonye naho yamutwikiriye. Imana ishimwe. Urupfu Abeli yapfuyemo ni narwo urupfu abacu bapfuyemo. Bivuze ngo Abeli ntago yashyinguwe, ngo yaragiye amushyira ahantu agira gute, aratwikira. Amaze gutwikira, abacu nabo bamaraga kubarangiza, bagashyira ahantu bakagira gute, bagatwikira. Bavandimwe, birababaje, biteye agahinda. Birababaje kandi biteye agahinda. Ariko munyemerere twiyubake, munyemerere twoye guheranwa n'agahinda, ahubwo twambara imbaraga, dukure amashyari mu mitima yacu, dukure inzangano mu mitima yacu. Ndabizi abacu cyane bahemukiwe, bafite urukundo runarenze urwo babahemukiye, kuko abahemukiwe bari guhekenya amenyo bavuga ngo turi muri gereza, abandi abagabo bacu barafunze. Ariko ntibibuke yuko hari abamaze kuva mu mubiri, ntibibuke neza yuko hari abantu bishe badafite urubanza, hari abantu bapfuye nk'uko Abeli yapfuye. Ibyo bintu biteye agahinda kandi birababaje. Rero nagira ngo mbwire muri rusange abanyarwanda bose ku isi yose, nagira ngo mbabwire ngo mureke twibuke, ariko twibuke twiyubaka, twubake imitima, tunezeze imitima. Muri make twoye guheranwa n'agahinda, ahubwo dushimira Imana yo mu gihugu cyahera yaduhaye ubutabazi, ikaduha umutabazi, ikaduha umurengezi, ikaduha Perezida Kagame, ikaduha abamwungirije, ikaduha mbese izi ngabo zikabohora igihugu. Uyu munsi kuba twibuka ni ukubera we, tunafatanye kumushimira no kumusabira umugisha, kuko iyo ataza ntago aha hantu ntago ibi bintu byari gukunda. Iyo ataza ntago ibi bintu byari gushoboka. Imana ishimwe, dushimira Imana tunamusabira umugisha nawe, kuko nawe yarakomeretse, yagombaga kuza. Urukundo yaberetse, Imana yaberetse, yakoreye, umutima mwiza yazanye, uyu niwe mwagombaga kugenderaho. Abasaba imbabazi bakazisaba, abaca bugufi bagaca bugufi, abumva yuko igihe kigoye bakabona ahubwo ko hari umucunguzi waje. Rero nshuti zanjye, muvane urwango rwa Kayini mu mitima yanyu, musananirane, mwumve ko dufite umutabazi, dufite umurengezi, kandi dufite Imana
ifite imbaraga kandi ikomeye kurenza ibindi. Nasoza mbabwira ngo icyo nifuza ni ukwambara imbaraga. Icyifuzo cyanjye ni ugukomera tukiyubaka tudaheranwe n'agahinda, cyangwa se tugafatanya gushimira Imana y'amahoro ikazaba ari ikomeza kubana natwe kandi igakomeza kurinda u Rwanda, ikarinda n'abarutuye, ikarinda n'umubyeyi wacu cyane. Kuko iyo nitegereje ndebye kuno nkabona uburyo u Rwanda rutatse inyenyeri zaka, nkabona uburyo u Rwanda rumeze neza, bituma birushaho gushimira Imana ubumwe bw'Abanyarwanda. Imana ishimwe. Uyu niwe mubyeyi waje agasana imitima kandi abifatanyijwemo n'Imana. Rero uko yaje akayisana, muba ariko namwe musana imitima yanyu, Imana ibakomeze kandi dukomezanye, kuko buri wese afite iki? Igikomere. Ntawe udafite igikomere. Ku bantu bose twahuye n'ibibazo cyangwa se twahuye n'ibyago, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, kandi Imana iguha umugisha nawe. Twari kuvuga byinshi cyane nuko mbona bwije, ariko Imana iguha umugisha. Kandi namwe Banyarwanda mwihangane, Imana niyo yo kudukomeza no kubana natwe nk'uko yabivuze. Ndatekereza ko message twari tukeneye ni irimo. Reka dusoze udusengera Imana, navuga ngo twibuke twiyubaka. Dusengera Imana dusoze. Imana ishimwe ku bantu twazabasha gufatanya gusenga tugakomerana imitima, ku bantu twakwihanganishana ku bw'impamvu z'iminsi. Reka mbagezeho nomero yanjye, hanyuma dusenge mu isengesho ryo kugira ngo Imana ikomeze dukomereze imitima. Nomero yanjye ni 078 644 72 93 6. 078 644 72 93 6. Reka dufatanye gusenga Imana, bavandimwe, nshuti, imiryango tubabaranye muri iyi minsi se cyangwa muri ibi bihe. Aha turi kwibuka abacu bagiye nta rubanza, bagiye nta cyaha, bagiye nta gihemu bakoze. Byibura tubasabira uburuhukiro budashira, kandi natwe dusigaye, namwe mwasigaho muri hose, haba mu isi yose, muri diaspora, mu Amerika n'ibindi bihugu, mufashe dufatanye kongera kubasengera, tubasabira iruhukiro ryiza, baruhukire mu mahoro. Kandi igihe imibiri yabo izazuka, natwe tuzongere duhurire nabo mu gihugu cy'ahera, twongere turamukanye mu mahoro, kuko tuzaba twe tubashije kunesha urugamba. Dusaba imbaraga zo kugira ngo uru rugamba tuzaruneshe, kandi dusengera n'igihugu cyacu kugira ngo ibi bintu byabaye ntibizongere kuba ukundi mu buzima. Imana izakomeza ibiturinde, kuko ntabwo byoroshye. Ba Kayini baracyariho, ntabwo bapfuye ngo bashire, ariko turacyafite umwe rukumbi w'umurengezi, tukagira n'ingabo zimwungirije arizo ziturinze. Imana ishimwe. Turagushimiye Mana Nyiringabo,
tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuko waturinze ukaturindira ubugingo. Kuba tukiriho ntabwo ari impuhwe z'abatubyaye, nta nubwo ari impuhwe z'abahigaga ubugingo bwacu, nta nubwo ari impuhwe z'abashakaga kutwica cyangwa se kwica abavandimwe. Hari abakize bafite imipanga babatemye, hari abakize bafite ibyuma babajombye, ariko kubw'impuhwe zawe wabavuye mu gihe kitari icyo kuvurwa badafite umuganga ubavura, urabakiza n'uhimbazwe kuko wabavuzeho uyu munsi baracyariho, nuhabwe icyubahiro. Aya masaha rero Mesiya, dushimiye izina ryawe rikomeye kuko waturinze cyane, ukaturindira ubugingo, ukaturindira imibiri, ukaturindira inshuti n'abavandimwe. Mana nuhimbazwe. Tukimara kuguhimbaza, dusengeye abacu bose bari muri iki gihe cyo kwibuka. Usa n'imitima yabo, ukomeza imitima yabo, wubaka imitima yabo, kandi Baba wasiremora ubagirire neza Mesiya. Buntu bw'Umwami Yesu bubabonekeho, urukundo rw'Imana yacu rubagaragareho kuko witwa Imana. Ndagushimiye uwera, sengeye iki gihugu cyacu turi kwibuka. Mana, nushyire uburinzi iburyo n'ibumoso, nushyire uburinzi impande zose, nushyire uburinzi ku bana bawe, nushyire uburinzi ku kintu cyose kikubaha kandi kikagukorera. Shyira uburinzi ku muyobozi wacu Perezida, shyira uburinzi ku bamwungirije, shyira uburinzi ku basirikare, shyira uburinzi ku bapolisi, shyira uburinzi ku bantu bose. Ndabizi nawe yarakomeretse, ariko ntabwo yarebye ko yakomeretse, ahubwo umutima w'urukundo wamuhaye rwatumye asana iki gihugu, aracyubaka kirubakika. Mwubake nawe yubakike, mukomereza amaboko Mana muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi iruhije. Nyemerera cyane umurindane n'umuryango we n'abana n'umudamu wamuhaye, ubashyireho uburinzi bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza. Urakoze. Turagushimiye kuko uturinze, turagushimiye kuko utugiriye neza. Ngaho tabara abawe bose mu gihugu, mu isi, diaspora, Amerika n'ibindi bihugu byose, bigirire neza. Ndagushimiye rero, ngaho natwe turengere kandi ukomeze kutuboneza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ni umugisha. Amen.